Okay, mwiriwe neza, it's your boy Charleston official. Iyi channel rero no bibera kuna indirimbo zisobanuye, ibiri bisobanura Junior Giti, wayireba ukayikunda, reba nawe urambwira dore muri comment. Kandi mbasigiye muri mwiyumvire ubundi uyu muhanzi w'umugore rwose no gukora indirimbo bwa tuvuga ati rwose nenda yamanitse ndemeye. Murakoze cyane mwiyumvire. Mugenzi akora amajoro mubyeyi agitanga taruhuka ndetse agahunga kajya kure y'iwabo amaze kwanyaka twite akeneye ubuzima bw'umwana we nubwo abarwanirira ndetse arwana ari wenyine nta wundi umufasha agira ngo atabare uwo yabyaye akavuga ati mwana nkunda nta nimwe mwisi uzakubabaza nzaguha urukundo rwose mfite mu buzima nta n'undi mwisi nkunda nkawe, nobody matters like you do. Urukundo rwawe n'ubuzima bwawe ntibizaba nk'ibyanjye, ntuzabaho nkanjye ndetse uzakura ubeho neza, nzakora iyo bwabaga bakise rockabye kubyinirira gutetesha, nzagukunda ntuzarira, nzakora iyo bwabaga ndetse ndahari kubgaye mwana wanjye. Ni amagambo yafiyemera abwira umwana twite cyangwa amaze kubyara ati mwana wanjye nzavunika kubgawe, nzitanga kubgawe. Nemujya muri ngo mubigaragaze kandi mufite agahinda mushaka byose mukora ibirenze n'ibikenewe. Ndetse uyu munsi umwana yabyambye nzi yarakuze amaze kuba mukuru, afite imyaka 6. Afite umwana w'umuhungu uyu munsi mukuru imyaka 6, aracyamurwanirira amuba hafi nk'ibeho ntizamwica muguyaguya. Yajya maso ya nyina we ntagabona ko nyina hangayitse kuko ahora amuhumuriza avuga ati nzakunda mwana wanjye nawe isi uzagukoraho ndetse nzaguha byinshi ntahawe n'abandi, nzaguha urukundo ruhambaye, nta n'undi mwisi nkunda nkawe mwana wanjye. Bakise rockabye.